umwandiko wambajije rero ni Muyango ntago nawibagiwe kandi Muyango ni televiziyo yego ariko uwo mwandiko wa radio nari nawuciye yego nkimara ku breakinga kuri thumbnail nabisobanuye cyana kiranabisiba n'ibikira ko nawo buvuga ati neza cyane yego hariya nari namaze kubabwira abantu bagiye kuvamo bukeye rero nyumena Muyangara babimburira aho rero gabanya mikoro aho ndagira ngo uze kumfasha akaba andajada nyumve neza are you sure nina uri kumva so umuntu wari ukwiye kujya muri bya biganiro bya nijoro ese nino yaruka gukora byo kubyina cyane byaheze nyine rega wikomeretsa ahubwo turi kwibaza ngo ni umuntu wari kuza mu kiganiro cyo kumanywa ko cyo gisaba kuvuga cyane kumenya gupresenta abantu cyane we ko yarashowe bya biganiro ari nacyo yamamariyeho flash hype abyina cyane yerekana ikibuno adingisha abantu bakandaho afite n'urubuno rubibereye rwose yego ni umuntu wari ukwiye kuvuga Siriye Feyila se yabaye kuri benda aje nk'umuntu ubyina cyane kandi ikiganiro si ukubyina haraza kubaho kwakira abatumirwa haraza kubaho kumenya amagambo ukoresha yani mainstream haraza kubaho kumenya andi makuru uri bucemo ntabwo ari ikiganiro cyo kubyina gusa oya babona ko bafeyirinze benda baramukimbagiza yego uyu muntu yigura se nanga guhobera uko ashaka anagukirigita naho haba hari bouncer akazo wagura icupa utahobeye umuntu kandi uwo mwandiko mvuze ni n'uwa kera umaze amezi 7 ibi bye nakimenye byari bitarakomera oya ni blessing man natwe se abantu nibajya batu blessing sisa z'umugoroba hatarazo guhembwa ndagira wumve nyine uburyo nta muntu hosting umurenze reka tugendane yego uhaye urwo rugero kujya wumve ko hari n'izindi income zaturuka ku ruhande kandi bivuye mu bwenge yego kuko n'ubwenge abandi baba bagotomera kandi niyagendeye muri Range Rover bakwereka koko urwego sibyo se pazo karite jaune ni yese byo ni ibindi sibiriya se shaje bunde Mirene yahuranyije mitsutsu ari kwigamba imodoka agahita mubaza ati nyereka karite jaune se ndeko yanditseho yego mitsutsu yahise adagadwa sha ngo kuba umwana mwiza ntago byishyura iki niyo ndirimbo nkunda mu Rwanda irimo amagambo yamfashije kuba umwana mwiza ntago byishyura inzu nahise nika kuva kuri radio na televiziyo yo hakurya hariya niyo radio yimutse inshuro nyinshi mu Rwanda isibo oya iriya yindi yavuyeho nino hano amezi 2 hano 2 hano yagafungiye kabu ngo ni igikora ariko no se byaragoranye burana Sadata habaye ikiganiro kimwe gusa Sadata yashatse kuyigura reka basa singijaniriya nawe jana subwo ryakwizuzura navuze ko usebanya ariko urabihakana ijana ntago ryakuze radio na televiziyo none se iyo umuntu ataje nk'ubureka ariko iriya brand nini n'ishyizeho abanyamakuru bazima yakongera ikagaruka yego yareze benshi reba abanyamakuru bari kuri Zarabe bari hehe ya Blessings banasiri barugangura banasiri nawe yaciye buriya na Paxson baraciye na Kenisi baraciye ni benshi ni urumva ko iyo brand rero ni brand yakora ahubwo sinzi ngo iziriki akiyo tahera kungagi yanjuratse iyo uvuga abandi bantu tumudagaduro ntago ukunda ingagi fata kumavuta yaranyuze ntago nyimukunda ngo namukundaga se nibyo ngibyo ko kubutambutsemo umwangi kisifungwa rye cyangwa kadafungwa yageze aho nyine akajya avuga ibintu ubona bitari mu murongo se muri gupfa Medipe se Medini yamubabaye niho namukarabiye ntawajye Medirega no umukristo niyo mpamvu yatanze imbabazi kandi nge sindi we erega kosa rimwe byakwibagiza ibyiza bitanu ari nimba ya Big Fizzo na Platini bavuga ngo ikosa rimwe yakoze niyo ryatumye ndekura reka ninjire se wampaye ijambo nari nkubwira nino yasimbuye Muyango Muyango wanyujijemo aragenda arongera aragaruka kuri no nshuro yongera aragenda ese Muyango agiye muri date niyo disane date sinzi ukuntu nabonye yababyita nabonye akora kimwe mu kwezi nubundi Muyango si mu YouTube uhoraho Muyango aseze yagiye he nina ari kuri Calibre yo kumusimbura urakoze cyane ntuze kuncamo
ariko utega amatwi ndakubaza. Yego. Turagendana. Sibyo Pato? Yego. Muyango Claudine. Yego. Twabivuze hejuru kuri ba Briane barakunzwe, barasusurutsa, bararebwa, ariko iyi YouTube iyo udakora bihoraho ikijyanye n'amafaranga urababara cyane. Yego. Si turi kubyumvikana? Yego. Ari ryo rya jambo twavugaga ku bakora content za siporo. Ubwo ayo ni amakuru mba nagiye nkora sondage nkafata amakuru mu Rwanda no hanze. Nicyo twavugaga ku bantu bakora inkuru za siporo tuvuga ngo niyo warebwa ukarebwa n'ibihumbi 100, ariko kubera baba diaspora batuma dashboard izamuka, urabyumva amazi n'ibiki, bo bikundira amatiku na showbiz, ahanini ntibakandeho, bigatuma bari aba siporo ubu ubona ko barebwa, ariko barebwe na public yo mu Rwanda cyane. Sibyo? Muyango rero si umu YouTuber, ariko ibyo yagiye acamo muri Miss Rwanda parikuru ye, aha hostinga abantu, platform y'isibo, byagiye bimuzamura abafollower, abakunzi, abantu bamwiyumvamo, ndetse bituma n'amapublicité amakampani yamamaza azamuka. Hari igihe ahantu utakura amafaranga, ibyo twita kuhabwa platform, iyo bakugiriye impuhwe bakaguha agatike kagucyura, ariko ayo ukuramo akaba yanakuba umushahara 4. So na Muyango ko akorera akayabo ku ijoro mu guri hosting, ariko bro iyi ni testimony. Yego. John nagiye touchdown, na Muyango yarambonye pe, ndumva hari n'akavideo nafata touchdown urahazi hano nyine Kicukiro hafi ya za Maison Noire. Simas. Nta kibazo. Ako sha abantu iyo bataragushyirira ahubwo kuzana umunsi umwe nzakubaza ngo bikare nurayizo yihaka. Ago zumvuga ko ibintu mbizi nabi. Sinjya mu tubari sinywa inzoga. None sinajya nawe namenya ahantu gute koko. Yego. Yego. Mbaza inganje bar ndayizi. Nta kibazo. Yego. Nari ngiye kureba umucuti wanjye wari uvuye Korea, bamwita Dodos. Yanabyinnye nimba ari mu nganzo ngari, nimba ari urukerereza, ni kimwe muri ibyo ngibyo. Yari amaze igihe muri Korea, aje biba ngombwa ko dusohokana harango muramutse. Korea? Ni wa gacumi se? Ese ko nashimira yego. Yego. Muvandimwe tumusuze cyane. Bamwita Pato. Yabavuye kwa ba Jason Park. Jason Park uramwibuka muri Maniyo? Ariko ibintu bya Maniyo uzi ko nabizi. Naba Yang icyo gihe Ashiri Yang uramwibuka muze? Ashiri Yang. Hagongo. Contre attaque za Wayne Rooney na Jason Park na Cristiano Ronaldo. Hagongo. Valencia. Na Valencia. Mani yabaga ari Shanyarazo reka ubu ngo ushaho. Wa muntu wabo mwagari wavuze ngo ubonye nyina shaje. Wabonye Zesco se amaguru bayasumbishije para. Na match byanze bite se? Ya nyine Zesco ari bari kuvuga ngo mani igiye gura n'ikipe tutavuze. Yitwa Chelsea. Yego. Ariko ari Zesco baguze. Ariko Champions League yarayikomeje. Ariko tuma turi inkuru twagiye. Kuri kwica inkuru. Yego. Touchdown niho haruri. Yego. Nagiye kuri uwo muvandimwe. Yego. Noneho bari ba hostinze Brian amaze iminsi azana abantu bambaye amaniforume, wabonye imyenda abasore babakuru yimufasha guhypinga. Abo nabibonye. Babarinje. Yego. Yaneze n'umwemera nawe. Nawe n'umwemera. Agasubwo nyine mvuga ko imyenda nayibonye kandi nawe nabonye. Ahantu hose na ubu baguze impuzankano nk'amabara 7. Ayo nababonanye Green Ronges yo nababonanye aho gutyo. Aho hose sinjya mu tubari nababona kubishyiramo imbaraga kurusha YouTube channel. Yego. Bari baje guhostinga na ba Muyango. Noneho umuvandimwe amerekeje hanze nyine urumva baba bandeba n'ijisho ribi. Yego. Muyango arasohotse hanze abatamitse agasigara. Uri kumva? Yego. Anambona. Yego. Noneho dutangira kubiburana. Wowe nawe? Jena n'uwo Dodos. Yego. Ariko ntusebye Dodos. Ariko se. Dutangira kubiburana. Yego. Vuga ngo muvandimwe atangira kubigira big deal. Uwo Dodos w'umu diaspora. Nubwo amani nabirenze buri muntu wese n'icyo akunda. Sibyo? Kandi umunyarwanda aciye umugani ngo icyo ukunze amataguranywe itabi urakoze. Yego. Noneho icyambabaje cyatumye tuburana nuko yashaka kubyumvikanisha ngo ni ya depression, ngo ya miriro mu mazimitsi mumurekura ngo imihanda nka space. Agese hana yanjye abantu bose se barekuyeho ni kuri abigenda wisebya reka umuntu umucyo. Yego. Rero kubera na Muyango yambonye nubwo urumva ndabavuga kenda nabitambuka ariko nuko n'ubu bikoze
ni urugero nifashishije, yego, ni ibisanzwe, yego, tukajajinga abantu bitewe n'ibyo bacamo. yego, hari n'abaca mu bintu ari bo babiteguye. Tugira iyo IQ tumenye iyi mihanda. Muyango rero yagiye agira ikintu cyo gukora mu bintu bitandukanye. Nakwamamaza nkahangana na Anita Pendo, najya mu baminsi kandi nkacyura ikamba, yego, najya mu rukundo kandi nkacyura umugaride wa mbere w'igihugu, yego, najya mu guhostinga ntihagire umukobwa n'umwe ushimaho. None se basheri na Doro erega ubuse niwe wa mbere Muyango mu guhostinga, aho niho ngiye kugera kuri experience. Yego, ujya wumve ko na ya mafaranga tuba duhembwa hari umuntu ukora kopa akabona amafaranga menshi. Yego, twari turi kubiburana n'umwe mu bakozi ba Green Lounge, nari nagiyeyo ndi kumwe n'uwahoze ari boss wanjye. aho ni he noneho ho Green Lounge shabyihorere ni ingero ngomba ngira ngo abanyumva banjye nta hose uzakora. Noneho turi Green Lounge hashize n'igihe, hashize nk'amezi 7. Ibyo bya touch down ni mu cyumweru gishize, ziko aribwo nakubwiraga no mu diaspora. None ibyo byongeye kubabwira bya Green Lounge hashize nk'amezi 7. Green Lounge igira VIP ahantu bisaba kuri bugure nka boti iremereye, hari n'ababouncer no kwinjira biba bigoye, hari amatebo ya VIP. Sinzi nimba warahageze. Ntago nahageze. Wambabari. Ariko se nyine okay narahageze. Yego. Yego. None aho ariko sinahageze mbyene bwa Muyango yararire. Maho muri VIP. Natwe turi hirya n'uwo mu boss waje. Yego. Noneho Muyango kazuje kumuramutsa ubwo ahita avuga ati enda uraboto. Ibisanzwe se ni nkuko nawe wavuga ati kirama kandi gapayinebo. Yego. Bakazane. Oya turi kuganira, se turi mu gihe cyo kunywa. Uri kumva? Yego. Noneho Muyango akaba aravuze ati yenda umuntu umukunda umufana ibiki, yenda akavuga ati dusangire kwa kundi ubuje kumusuhuza ukabusize boto nk'iryibi. Yego. Ukabusize boto nk'iry'itanu. Iyo bayigurishe n'imisoro bayavuyemo n'ibiki byose muba mwagurishije. Noneho kubera bafite nk'agacupa aho ngaho keza muri ya mashampene ateye ubwoba. Yego. Agahita ahamagara umuseriveri akamubwira ati buteretse muri firigo. Kugira ngo bitambuke. Kugira ngo n'undi uri buze kuza atagira ngo harakani gaharagure bushye. Aho sindahagera shapa. Yego. Uri umugome cyane. Bakaba bagashyize firigo kandi umuramukije ntari bugumaho. Arabagiye nyine yaramutsaga blessinga. Haza undi nawe akaravuze atakaboto none se uragura peti mitsingi ayiheruka 2019. Ntago bikunda. Urumva ntibikunda. Ubwo muntu nta nubwo buri ku rwego rwo kumuramutsa. Oya uwo mujya wiye VIP ntago wari udupeti. Oya baba diaspora bidemaritse. Hakaba haje undi. Je ndi kureba iyo ni testimony ntabwo turinjira mu nkuru. Ariko ngira ngo nawe ujye umbwira teke yawe n'abanyarwanda bari kutwumva. Ndakumva cyane. Hakaba haje undi. Agomba gusiga agacupa. Ubwo agahita arembuza umuntu. Nako firigo se akaba aravuze ati none se ryari niba igihari amaye kurumva amacupa 8 se yajyana ku munsi. Oya banza wumve ni kugira ngo ubwire ko wakura blessing mu bintu bitandukanye n'abantu batabizi bitagombeye sarere. Yego. Wowe uzi icyo uri gukora. Yego. Bro ku buryo saa 8 zishobora kugwamo muri ya gahunda ya leta. Yego. Nuyizi ni sobanutse. Ndayizi. Akajya kubarana ya mashampeni sisi agahita ziyora. Utaramuhemba uwo muntu ntabarenze, uwo muntu ntaba afite IQ. Ariko se nanone tugendane nanone. Yego. Uyu muntu yigura se nagaguhobera uko ashaka. Anagukirigita naho haba hari bouncer. Akazo wagura icupa utahobeye umuntu. Kandi uwo mwandiko mvuze ni nuwa kera umaze amezi 7 ibi bye na kimenye byari bitarakomera. Oya ni blessing man. Natwe se abantu nibajya batu blessing. Sisa z'umugoro. Ratarazo guhembwa ndagira wumve nyine uburyo nta muntu hosting umurenze. Reka tugendane. Yego nawe. Uhaye urwo rugero kujya wumve ko hari n'izindi income zaturuka ku ruhande kandi bivuye mu bwenge. Yego kuko n'ubwenge. Abandi baba bagotomera. Kandi niyagendeye muri Range Rover bakwereka ko koko urwego. Sibyo se pazo. Karite jaune ni yese. Cyo ni ibindi sibiriya se shano bundemirene yahuranyije mitsutsu. Ari kwigamba imodoka gahita mubaza ati nyereka karite jaune se ndeko yanditseho. Yego. Mitsutsu. Yahise adagadwa sha. Marabagoma ba YouTube.
ubwo rero ni akantu nari nciyeho ka testimony. Yego. Ushobora no kubona umuntu kubera utamenyereye game ukabyitiranya yenda n'ibyo amaze iminsi acamo. Ibyo nibyo mba mvuguruza. Yego. Touchdown wabyumvise. N'ibyo bya Green Lounge ubwo ni ubwenge. Yego. Icyiza nuko nawe abibyazamo umusaruro muri muvoma ye n'izina rye. Reka twinjire ku isibo. Sibyo mfura? Yego. Aho yanasezeye bwa kabiri. Baburetse. Yego. Yo yari testimony. Yego. Isibo yaraje izana inkubiri y'abanyamakuru twese dusa nkaho tubatunze tubateze iminsi dukoresha iryo jambo. Yego. Kandi na Sekibi atega amatwi bukeye batangira kugenda. Yego. Kandi bari abantu bakomeye kandi ni ba bantu ubutafera kubera ko baba basanzwe bigira barigize baba bafite amafaranga badashonje. Ukuri DJ Brian ayora amafaranga kandi si bisobanuye ko ari we mu DJ udija neza mu Rwanda. Yego, ni izina. Ariko kubera izina kumenya abantu banyabo kumenya ahantu kuri biraka Imana ikabimuheramo. Ariko urumva ko anategura ukurikije se abo bantu bose asabira ngo ni gutegura. Yego. Karite. Yego. Karite useba Marino ubu Brian arenze Marino. Oya nanone. Sama kampeni yose za Stade Amahoro si uburimo nyine. Ngo n'ubwenge ni igikundiro n'umugisha Imana itanga. Abaragiye badisi banje ibyo ni ibisanzwe. Ariko hari iminsi abantu bari bateze banitsa ku ijambo ngo kuki mwakoranye n'abantu batari abanyamakuru barimo ba Jihad abona bamenyere kuri YouTube. Ariko iyo tugiye mainstream hari amategeko hari amabwiriza hari niveau hari diploma barimo ba Jihad abo baheme utarize gutyo hari benshi. Yego. Ese ni hari n'inzaruka zakimbagiye ukabona ibiganiro ukabona bivuyeho biragarutse ukabona abo bitwa badekiza bacamo ukabona abande yari muvoma. Yego. Kandi boss we yatagetinze ba bantu byibuze bakora izina nanone iyo uploadinze ukabona abantu desa bahoraho. Yego. Isibo radari cyangwa isibo bisa neza. Oya ntabwo biba bisa neza. Desa bahoraho ubu si radari abafite ubu inaho tugiye kuhinja. Yego. Ko nanone si bahagije bari ya video yitarakandagira mu gihombi. Kandi ubu tuvugana ibiriho barindwi kuraho email za batatu ubwo ni bane. Yego. Yego. Nono Jado kagira blessing nawe akagira igikundiro akagira uburyo acengera yagiye abikora. Hari n'abadatinya kuvuga ko akimanaginga melody cya kimuba hafi aribwo melody yatwikaga amahiti. Ibyo naba birebera muri iyo mboni. Yego. Ariko akagira nawe uwo mugisha wo kubona ibiraka by'amafaranga menshi. Kabanda Jado. Yego. Sibyo? Yego. None ya radio yitwa Isibo ejo bundi mba nditeretse bandavuze ati napunditi waraho ngaho waraho ese ubwo mbivuge ngo iki ariko zivuze ngo waraho nawe wagwereranaga nibura biraho. Aha mba ngira ngo n'abanyarwanda ntibabyumvana umutima mubi ahubwo bajye baducaringinga muri comment. Can you imagine mu banyamakuru bose b'Isibo ufite diplome y'itangazamakuru ari pundi mu b'Isibo bose? Ese we nuri umunyamakuru? Irene se Irene uhe muri ndahabi ni operation nabwo ubwo numva usha televiziyo turabijyamo. Yego. Turi kuri radio nabahemba ibyo ni nibindi nyine ubwo reka tuve kuri radio. Harimo abubuntu. Oya hari abahembwa na boss fi. Yego. Gukora ku buntu nubabara cyane. Azo nuko ahurura iyo bagiye kubaga tayiga gahita ahurura kandi arakubisa amesa. Yego. Ibyo nabyo nzabicamo n'ubundi. Sibyo? Yego. Turi kuri radio. Yego. Abaje basezera. Nakurura umwandiko nkumva umuntu ufite iyo diplome y'itangazamakuru n'umwe ni punditi. Kandi nawe ntago wabonye ko ari impeccable cyane kubijyanye na YouTube. Oya arasanzwe. Oya nyine bicemo. Arasanzwe pe. Sibyo? Uwo nawe menya amakuru ko agiye gusohoka agiye kuri ya televiziyo yitwa Sawa. Navuga se baraba bahombye iki harapfa iki biragenda gute uwo mwandiko nawe uci. Yego. Sibyo? Ariko na biriya biganiro biri kuri radio abantu bakananariza bakavuga ngo niki cya mu gitondo dukomparinze n'andi maradiyo ubona ko ibya mu gitondo byibanda ku makuru yaraye ku isi bikorwa n'abasiniya. Yego. Ubwo ni Jihad. Ureba ndi maradiyo. Si Jihad se? Nabaye mabonye. Yego, emutarise. Yego.
ese ko Imana itareba amashuri ibyo si byo wabizanye n'imwigisha kandi mwigisha twabonye ko abakebura cyane yego tukavuga ngo na kiriya kiganiro ubwabyo cya mu gitondo ubona ko bataselectinze neza turebe kuri za DC turebe kuri za Radio 1 turebe kuri za Radio Rwanda yego baba papa baba senior bari bwinjire mu makuru y'akarere bari bwinjire muri za Israel zahe bakaba babyumva za Palestine bakatubwira no bari yabo urabona ni iby'imihanda yego n'amaco y'inda izo comment zikavuga yego noneho na Isibora Dari hagiye habamo ibibazo ukabona fata yahuranyije DC wanjye uribuka ya ntambara yabo ariko y'amagambo ukabona bibaye binini ugaca DC nagaruke ejo bundi wabonyemo ari kwahuranya punditi warabibonye ntabyo nabonye wajya ureka ibyo bintu ni ukuri kose Eric ntabyo wabonye ari kwahuranya punditi bari guserera bari kuzanamo n'ibintu bya kera atari pranka se pranka suzanamo igihugu ntabyo nzi kabisa wajya umbabarira pata ntabyo nabonye wambabariye ntabyo nabonye kabisa nta kibazo abanyarwanda bari kubyumva bakanavuga ati iyi radio yari ikeneye chief editor buriya hari ukuntu abishyira ku murongo hari igihe bitarenga ikigo kandi n'ubu nyine bimeze neza nubwo hagiye hazamo abo bantu nk'imikinege bajya guselectinga nayo navuze uburyo na bajarasi bari babatekerejeho yenda baca amafaranga ari hejuru ariko buriya na Emi yari ari mu basabye mbere ntibyakunda ubwo rero iyo uhagumye hari igihe bikugeraho bitewe n'abandi bifuzwaga bwa mbere babereretse yego sibyo bro cyane hariya ba venkeri ni abantu bari bize kuri managinga za social media ariko bakavuga ati tabara ba hafi dore ibyago bamwe bari guhura nabyo reba abandi bari kugenda ariko ni ikintu cy'ifungo kikagaruka yego sibyo cyane umwandiko wambajije rero ni Muyango ntago nawibagiwe kandi Muyango ni televiziyo yego ariko uwo mwandiko wa radio nari nawuciye yego nkimara ku breakinga kuri thumbnail nabisobanuye cyane kirana bisiba n'ibikira ko naho buvuga ati neza cyane yego hariya nari namaze kubabwira abantu bagiye kuvamo bukeye rero nyumena Muyangara babimburira ibyo byabapundita ibyo byaranaranye ko ibyo byababenda nitubigaruka kandi ariyo tegadanse none se abanyarwanda bayobewe ko umuntu bita Buryohe nawe ajya nigumura akagenda kongera akabura yacira nawe yinjiza akagaruka yego twabikomoje kandi tuvuga ko Kigali bigoye no na YouTube nonize ntago wari wabonye ko agiye kuri YouTube nayo si buri wese regushoboye ariko bro utabasha kwiterekora winginga abatumirwa uzi ukuntu babara cyane bikomeye cyane tuwe nk'ingero z'aba YouTube ubona bakorana n'abantu bamwe bahoraho kandi babasiniya batabura abatumirwa so mu gihe sabuga benshi bafashe kubona abatumirwa baba munsi Pizo yabura umutumirwa hano mu Rwanda ikakavuga ati urababara cyane uringinga cyane yewe nawe bajarasi babura abatumirwa aba bose ba Bulldog ba Melody bamwima ibiganiro undi se nindera nago usaba ba Gasaro nibazengurukaga mu firirizo nabonye badaruka gukora ariko site ukwezi nabonye yashize amezi abiri nyine ni ikibazo Gasaro nabonye yashize amezi abiri abanavuga ati ndimbati wanjye Demari nabonye Gasaro imaze amezi abiri idakora kabisa nuko ibintu byagenze uri kumva bashize Gasaro yashyizeho ikiganiro kimaze amasaha 23 gifite 5,000 ari yashize ukwezi nta kintu kijyaho uri kumva pat yego buryo abijyamo biranga hari n'abantu bavuga ngo agiye gusanga Bianca abo ba Bianca bose byagiye biba nyine ugurumbi cya mbere nifunga sibyo yego turabibona abantu bakagaruka ku kijyanye n'amafaranga badise ukuntu bayakunda ifungo rimeneka nta handi ntago yakwanga akazi nta nakandagiye nta handi yari kujya sibyo Muyango rero icyo mwangira Muyango yaje ahembwa icyo mwangira nicyo ngezeho yego nuko ahora arati ikarita yo gusezera ejo bundi yari yasezeye mu buhoste yego arabyerekana ku isibo none asezeye yego warabibonye yego aho rero naho ni urugero rumwe rwerekana ko nyine ubudatuje yego
uba utari decision maker, uba utazi ibintu urimo. Yego. Nimba yenda uje mu kintu niyo waba udakuramo amafaranga ugakuramo iyo fame abantu bakakumenya amakampani ugakorana nayo ukiyemeza kubivamo, ibyuka nyuma y'iminsi 3 ngo ugaruke. Yego. Ubwo kandi agiye kuri iyo YouTube hari n'indi bari batangiye na papa yake nayo baracumbikije. Yego. Sibyo? Yego. Urumva ko nawe ntabwo aba ari stable. Nawe naragwirirana. Oya, si stable nibikweho umugisha, nibikweho igikundira afite, nibikuyeho uko ibintu bye bigenda neza. Yego. Ariko ntabwo ari stable, akaza akadusezera, ejo akagaruka, akaza agasiba amafoto akongera akayagarura, akongera akavuga ngo ntacyo azavuga, ejo akisanga kuri live ahubwo yandagaye cyane. Yego. Yiteje teriski. Sibyo? Yego. Ibyo twagiye tubibona. Agenda nawe asa naho akora utuntu tudahwitse. Yego. Sibyo? Yego. Muyango rero yongeye aragenda asezeye, kuko nanone iyo wirukanywe nuko budakora neza, ariko iyo usezeye nuko hari ibiba bitagenda neza cyangwa ugiye muri blessing yisumbuyeho. Yego. Ibyo turabyakire turabishimye. Nenda nabivuzeho before hari kuri Jalas. Yego. Ariko se pato gusimburwa nanone n'undi muntu utahembwaga, oya nyine tubigenda. Yego ndakumva. Erega wisebye. Ariko yisebye. None se akabaje nabo bakadu nabo bari bamaze imyaka hari nibagezeho bagakimbagira. Yego. Ntago wabibonye? Narabibonye. Ujya hisumbuye. Rero undi se kadusonye ibintu yakozera. Yego. Si yatangiye kwidodesinga radio akabavuza yepfiriya. Iyo nyine utahuranye. Max abaratabaye. Yahise aseka. Navuga ati yego. Aho rero gabanya mikoro. Aho ndagira ngo uze kumfasha akaba ndajada nyumve neza. Are you sure Nina? Uri kumva? So umuntu wari ukwiye kujya muri bya biganiro bya nijoro. Ese nino yaheruka gukora byo kubyina cyane byahese nyine. Rega wikomeretsa. Ahubwo turi kwibaza ngo ni umuntu wari kuza mu kiganiro cyo kumanywa ko cyo gisaba kuvuga cyane, kumenya gupresenta abantu cyane. We ko yarashowe bya biganiro ari nacyo yamamariyeho. Flash hype. Abyina cyane yerekana ikibuno adingisha abantu bakandaho. Afite n'urubuno rubibereye rwose. Yego yego. Ni umuntu wari ukwiye kuvuga. Siriye Feyila se yabaye kuri Benda aje nk'umuntu ubyina cyane kandi ikiganiro si ukubyina. Haraza kubaho kwakira abatumirwa. Haraza kubaho kumenya amagambo ukoresha. Yani mainstream. Haraza kubaho kumenya andi makuru uri bucemo. Ntabwo ari ikiganiro cyo kubyina gusa. Oya. Babona ko bafeyirinze Benda baramukimbagiza. Yego. Muyanga Benda ntabwo yasezeye. Muyango oya. Yarirukamwe. Witobasha. Ewe umuntu asezera none na Muyanga abonye icyo yashakaga kigezeho arasezeye. Icyo yashakaga cyari iki? Yashakaga femu kumenyekana mu byaro, kuko ku mihanda YouTube baba bamuzi, ariko hari abandi baba kure yenda bataba kuri internet. Abo nabo bagomba kumenyana nabo. Hari abayobozi baba bagendana nari ama mainstream mu bintu bya YouTube biba bitarimo, bose baba baramumenye. Izina rye ryarazamutse. Arasezeye, aragiye, kuko habaho no kongezwa amafaranga agatumbagira. Ariko none ikibazo mbaza bose mwenyewe, Benda abonye afeyirinze. Yego. Ariko na mama yakuriya nawe uje gusimbura Muyango ni umuntu wo kubyina cyane. Buryo harakora akazi nyine aravunika. We baramwongeje nyuma yuko yigumuye. Babona si ubundi abanyamakuru bahari ni benshi bakora biriya. Hahese none se uwo buryo hajya kugucika utazi urwego kugira ngo yigumura ayo mezi habeho decadence. Umukira agafata icyemezo akamugarura akarenzaho ibiceri. Yatike nyine Benda yajyanaga. Avuga ati basi yarayansabye ndayamwima nakora ko kazi. Ariko nanone gikada n'uwanjye kurasa umujyo. Nino ntago afite ubushobozi bwasimbura Muyango. Muyango se we yakoraga iki? Ariko hari ingingo ngira ngo wumve. Yego. Icyambere niyo waba udakora neza ariko ukunzwe. Ufite icyo gikundiro. Abantu bapfa kukanda. Nino nawe si izina rishya. Si izina rishya ariko rimenyere buriya ni. Televiziyo ikeneye n'ikibuno. Yaba mu guhostinga mu tubari. Televiziyo ikeneye ikibuno ariko ibyo bintu byibuke nayo ni karita afite. Ariko uwo ni wa mujyo wa za Friday Fright, ni wa mujyo wa za Flash hype zo kubyina gusa utavuga ko selo kante nkuko wavuga yenda mwe wakoranaga nafata ku mavuta yitwa nde kuri Flash se? Ntawansi.
abaturage ntabwo yanumva radiyo. Bamwita Warida. Waridu. Buriya rero Warida yagiye. Wabonaga ko kuvuga bishoboye. Warida yari umuhanga. Yajyaga no kurikirana kuri radiyo wenyine. Kumbi yarashatse. Warida yari muzima, yari afite ubwenge. Naba Kabebe nimba ari Kabebe nawe n'umuzi. Warida yari afite ubwenge. Kabebe bibereye Canada. Sezerano. Buriya niwe wajyaga kudoropinga Fata bakora kuri flash Fata atarabona kebo. Imwe ya 3D. Yaramurwazaga ariko. Shakaza nukuri akaba hafi. Warida ubona kazi kuvuga. Arabizi. Kurusha nde? Warida uramuhumbuje. Kurusha nde? Nawe bagiye mu kubyina cyane. Ino yaza imbere. Mu bijyanye no guhostinga cyane. Warida yari umunyamakuru mwiza cyane. Ariko rero mu bijyanye no kuvuga gucalenjinga abatumirwa ubona ko natarero Kante ibyo tuba turi kubibabwiza mu kuri kaye hari n'abanyarwanda babibona. Ariko ikindi tukiraho n'abanyamakuru bakwiye guhabwa akazi si benshi. Kuri iyi mihanda nicyo navuze ahubwo. Abakora n'ubundi ibyo babikora neza barahari. Uretse na nicyo wenda cy'amafaranga urimo kuvuga. Naba hari nyine niyo mpamvu mukire kuba tumwe. Tunyuremo turebe ngo ni bande babikora. Ese uwo pundi tuwe wavuze we yasimburwa nani? Ese si ikibazo. Kuko punditi mu batangiye ikiganiro wumva ukuntu ari ibibazo. Wenda fata ku mavuta azaba arimo wenda. Kugira ngo wumve ko ari ibibazo. Uwo mu batangije ikiganiro. Ni punditi usigayemo. Ni we kandi naramenye ko yagiye. Kandi agikoraho. Oya none se si kuri sawa. Oya azagaruka vuba. Hariya bizahita bigenda. Biriya ntago ari ibintu bimara iminsi bro. Biriya ntago ari ibintu by'iminsi. Ariko nanone aho kugira ngo punditi nawe abe mu YouTuber yajya kuri mainstream bitasaba pressure y'amaviews. Nanone ako mu YouTuber. Se wajureka nkatanga ubutumwa. Punditi se su wanjye. Sawa TV rero igiye kuronshingwa azaba hari, azaba ari no mu bayobozi. Reka. Kandi na hariya yari umuyobozi. Umva ukuntu Imana itanga umugisha itarobanuye. Yaburaga iki? Ariko uba ufite iyo post. Wenda nubwo utavugiramo umuntu ariko uba ufite iyo post kandi hari akantu kiyongeraho. Tujye tubyuba. Bigwa nko mu ryitanu. Ariko yari yayiyongereye kuyo yahembwaga. Iyo sawa sayo iramara kangahe? Uwo si we mwandiko nuko nagiye nkubwire ngo nawe niwe wenyine wari usigaragiye. Abandi bose bari inyongera baje kumugereka. Urumva ko hari ikitagenda neza. Ejo rero ndi gutoza umwandiko kugira nawe nkuhe ijambo. Nibwo namenye ko hari ikiganiro cya mu gitondo bashaka gusezerera abavandimwe ahubwo bakayakubira hamwe ari amafaranga. Abaganiriza nk'intara imwe mu gihugu kavuga ati nitereke ibiganiro bya mu gitondo bisaba